kureba ejo ni heza. Ubu Rwanda rwavutse bushyashya, twarapfuye imitima yanga gusamba. Ntari umwana ntazi data ntazi mama, mukota yo kabyara yandemeye ejo hazaza. Hahise amarira nticura burindi, hahise ubugome ndetse n'ubutindi. Ubu umunyarwanda ni imbere y'ibindi, turi mu mahoro twarenze imihoro. N'iterambere tuyobowe na migabo, haba hanze ni n'aha, u Rwanda ni ku mutima. Imbaraga zacu nazo zashibutse mu nguma. Kwibuka iyo nimba yajyanye, jya wibuka ibihe byiza mwagiranye. Ndagusabye ntiwibuka, maze ukumva imbaga zibaye nke. Inkunga y'ingoboka buri kwezi ku birebana n'imishinga iciriritse y'ubucuruzi. Ubuyobozi bwagerageje gufasha imiryango 7 ndetse n'indi 5 ihabwa ibikoresho by'imyuga. Abana bacitse ku icumu ahandi hose bagerageje kwiga, yaba amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Reka mbere y'uko tuza aha ngaha babwire igikorwa twahereyeho. Bari badutegereje aha, turi kumwe n'abayobozi bitabiriye gahunda yacu y'uyu munsi. Nyakubahwa Honorable, mu myaka 29 irangiye nta rwibutso twari dufite hano mu murenge wa Nyarugenge. Byajyaga bitubabaza cyane kuko twajyaga kwibukira mu murenge wa Nyamirambo, ariko kuri uyu munsi reka mvuge ngo ndashima abafatanyabikorwa batandukanye. Ndashima ubuyobozi bw'akarere butadutereranye ndetse bwashyigikiye icyifuzo cy'abacitse ku icumu muri uyu murenge cyo kuba tugeze ku rwego rwo kugira aho twibukira. Icyo ni ikintu cyashimishije cyane abacitse ku icumu muri uyu murenge. Turashima umufatanyabikorwa Nadine wagerageje kudufasha muri iki gihe gitoya kugira ngo dutangire kwibuka dufite aho kwibukira. Ruriya rwibutso rero bitse amazina y'abantu bagiye bagwa ahantu hatandukanye. Hari abaguye muri iyi midugudu itandukanye ko ari 28 igize uyu murenge. Hari abaguye mu tugari 4 tugize uyu murenge: Rwampara, Biryogo, Agatare ndetse na Kiyovu. Ariko hari n'abagiye bagwa hirya no hino, yaba kuri Saint Andre, yaba hariya muri Rwezamenyo ku Bafurere, aho bagerageje kwirukanka wenda bajya kwihisha, ariko aho bahungiye baba ariho bagwa. Rero turashima ubufatanye bwagaragaye kugira ngo tubashe kugera kuri iyi gahunda yo kuba dufite aho kwibukira. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nta kindi umuntu yavuga, yari yaratangiye mbere himberwa n'ingengabitekerezo. Ariko icyo dushimira cyane leta ni uko igerageza buri gihe kutuba hafi, kuba abanyarwanda bose, kuba hafi abanyarwanda bose, kwirinda ivangura iryo ari ryo ryose ryatumye abantu bagera kuri Jenoside. Ndashima leta yacu ko buri munsi ihora idukangurira kuba hamwe, kuba umwe, kugira ngo ingengabitekerezo ndetse na Jenoside ntibizongere kubaho ukundi. Dongera rero gufata mu mugongo no guhumuriza abacitse ku icumu ko mutari mwenyine. Byonyine iyo urebye ubuyobozi buteraniye hano kuri uyu munsi biratanga icyizere. Mwumve ko rero igihugu kibazirikana, igihugu kiri kumwe namwe mu bishoboka ibyo ari byo byose. Ibyakorerwa umunyarwanda uwo ari we wese n'uwacitse ku icumu ntabwo azasigara inyuma. Reka nshime inkotanyi cyane, kuko iyo batahagoboka ntabwo tuba twaragize na bakeya barokoka, kuko umugambi wari uwo kwica izina Mututsi bakaritsemba. Rero reka dushime inkotanyi cyane
zo zahabaye, zo zarokoye bamwe bari bataricwa, kandi mvuga ko mu by'ukuri leta itazongera, kuko biriya byose byapanzwe na leta, byateguwe na leta, uriya mugambi wose wateguwe na leta. Ariko dushime cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu, we wimakaje umuco ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko mu mbwirwaruhame ze za buri munsi ahora atubwira ko bitazongera kuba ukundi. Twumve rero yuko bitazongera kuba ukundi, amateka yaranze igihugu cyacu ntazongera kubaho ukundi. Reka soze mbabwira ngo mwese muhawe ikaze, mwakoze kuza kudushyigikira no kudufata mu mugongo. Reka soze mvuga ngo dukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Murakoze. Ubuzima bwarakomeje, yego ibisebe byaramowe, yego iyi mitima isa n'iyasanywe, ariko kwibuka bizahoraho. Gutaha igisebe cyangwa uruguma biravugwa bigashira, umubiri ugasubirana, ariko inkovu w'ibihe byose maze kwibutsa no kwibuka ntibiveho. Rwanda turibuka abacu bose bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ubw'igihugu cyacu si imiborogo, turibuka. Usashime Uwiteka, weho muri ibisebe n'izo nguma, nubwo inkovu zagumyeho, asa n'imitima adukiriza igihugu, tubaho busha nasingizwe. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ifite imizi mu ngengabitekerezo y'urwango, yabibwe igihe kinini, ndetse byafashe n'intera yambuka imbibi z'igihugu. Twese dukurikirana ibibera muri Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'icyo gihugu, uburyo abakongomani b'Abatutsi bavuga Ikinyarwanda bari guhohoterwa uburyo bukabije, bicwa bazira uko baremwe. Abanyarwanda, urubyiruko by'umwihariko, dufite inshingano yo kubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko ari umusingi wo kurandura Jenoside muri iki gihugu cyacu. Igihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni umwanya wo kugaruka ku mateka yayiteye, ni umwanya wo gusuzuma aho u Rwanda rugeze rwiyubaka. Bakubitaga uwo mubyeyi, abana be nabo barabibonaga, akana ke kabucura karamuhamagaye, akana ke kari igitambambuga karamuhamagaye, katari kose mama, nk'ubu turaziriki, nibongera kugukubita, nabarega ku
kugukubita abarega kuri papa iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo umubyeyi yavuze ngurwo urukundo rw'ababyeyi ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana nawe se mundira nkubaze wowe wacitse kwicumu abawe mujya gutandukana mbese ubwo ujya wibuka irya nyuma mwavuganye cya gihe hajya kugenda mwavuganye biki umufasha wawe mujya gutandukana agusezeraho we mwavuganye biki ababyeyi bawe mujya gutandukana ababyeyi bawe mwavuganye biki iryo jambo rya nyuma bakubwiye ryurizirikana kiriya n'igihango iryo jambo wawe yakubwiye cyagiye hajya kugenda ryurizirikana igihe rigufasha kumwibuka kiriya n'igihango batabazaga kwe maso yanjye ko wabonye ibikomeye mutima wanjye ko wakiriye ibiremeye hari mu mwijima uri hari mu rusaku umubabaro amajwi menshi y'abakuru batakaga cyane amajwi y'abana bato batabazaga mbe maso yanjye ko wabonye ibikomeye mbe mutima wanjye ko wakiriye ibiremeye Jambo w'Imana Jambo w'Imana Aye muganga w'imitima itaraboneka irahari cyane umwaka ushize hari umwana icyobo ati ntabwo birenze muri metero ebyiri urumva muri Jenoside yacu imyaka 5 twararebye twakuye imibiri 75 twayishyinguye Nyanza ya Kicukiro ndasaba abari hano rero badufashe tubone iriya mibiri bizaba bidufashije nsaba buri wese ko twafatanya kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside kuko ari inzitizi y'amajyambere twifuza kugeraho soje
gufata mu mugongo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, mbabwira ko batari bonyine. Murakoze. Ariko ndagira ngo mikaze Perezida wa Kwibuka mu karere ka Nyarugenge nawe agire icyo bagezaho. Biracyagaragara cyane muri uyu murenge ahantu basimbaraye twereka abacu bajugu. Abanyacyubahiro bayobozi batandukanye, abaturage b'umurenge wa Nyarugenge, bagira ngo twongere tubisabire bakagira Imana mwe mudufashe mutwomore ibikomere, dufashe muri akababaro turimo, twereke aho abacu bajugunywe nabo tubashyingure mu cyubahiro. Umurenge wa Nyarugenge bagaragaje imibare y'abakeneye amacumbi ndetse n'abakeneye gusanirwa. Tukaba dusaba ubuyobozi kongezamo imbaraga bazishyiramo ibyo koko babashije kudufasha kubaka amacumbi hirya no hino yabashije guturwamo abaturage bavuye mu mirenge itandukanye, harimo n'umurenge wa Nyarugenge. Ibyo ariko dukurikije imibare dufite y'abafite ibibazo, turasaba ko hakongerwamo imbaraga. Nagira ngo nongere nibutse abantu bari hano akamaro ko kwibuka. Mu by'ukuri kwibuka ni inkunga ikomeye, ni inkunga dutera imbaraga nk'abacitse ku icumu, dutera imbaraga nk'abanyarwanda. Kwibuka tubifata nk'uburyo byo kunga abanyarwanda bakongera bakabana mu muco twari dufite wa kera. Kwibuka kandi bituma bacitse ku icumu bongera gusubiza amaso inyuma, bakareba imico myiza, imigenzo myiza ababyeyi n'abavandimwe babo bari bafite, bakabigenderaho, bakatuma bibaha imbaraga zo gutera imbere no kudasigaza inyuma mu bikorwa by'iterambere. Ibyo byose rero ni ibintu bidufasha iyo turi kwibuka ibintu bitandukanye biranga umuco yacu. Abanyacyubahiro muterane hano, kwibuka, iyo twibuka tugomba kumva ko abanyarwanda bafitiye umwenda ukomeye abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko abacitse ku icumu bagomba kubihora tubizirikana, tukabibuka mu byiza byabo, ibyo bari bafite byose tukagomba tubyibuka kugira ngo tuzazaharanwa n'agahinda. Nagira ngo izina rya Kwibuka mu karere ka Nyarugenge nongere ntihanganishe abacitse ku icumu babuze imiryango yabo, babura ababyeyi, babura abavandimwe. Tunabizeza ko ubuvugizi buzakomeza ari muri izo gahunda zose, ari iz'amacumbi, ari iz'inkunga zitandukanye zibagenerwa. Abanyacyubahiro bateraniye hano, sinasoza iri jambo ntashimiye Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ikomeza kutuba hafi, haba muri gahunda y'amashuri, haba gahunda y'amacumbi ndetse n'inkunga zindi zaba iz'ingoboka n'ibindi. Abanyacyubahiro muteraniye hano rero, nagira ngo soze iri jambo bashimira nongera nihanganisha mwe mwese ari abanyarwanda ndetse n'ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Nyuma yo kwigisha ubumwe n'ubwiyunge, buranafasha
n'abatishoboye kugira ngo nabo ntibasigare inyuma babeho neza mu iterambere ry'igihugu. U Rwanda rwa kera era shenge kera cyane, abanyarwanda tubanye neza, dusangira, tugabirana n'abageni, ariko ntabwo ariko byaje gukomeza. Itanu kera baratejwe, baratwikirwa, bakurirwa ekezwa ishyanga. Ariko Rwanda uko agenda kose tuje Kwibuke kwiyubaka Rwanda kubaho neza. dufite impamvu zirenze ibihumbi zo kwibuka. Turi ku nshuro ya 29, ariko uyu munsi ugeze harabumva ari hejuru hashize, muri make bakumva ibyo bihari byo bihari. Ariko byagenda kose turibuka ko turiho. Imizi y'amateka asharira niyo yashibutsemo amashami. Nimureke twibuke. Mu myaka ishize twavaga ku mashuri tukabaza ababyeyi bagatinya kutubwira kujya no kwa mukecuru, kwa sogokuru, shenge tugateta kwa masenge, bagatinya kuvuga. Tukabona abandi bana bajya mu biruhuko, ababyeyi tukababaza kubera iki twebwe, bagacece amarira agatemba ku matama y'abaturage. Ariko baradusobanuriye turabyumva neza cyane. Niyo mpamvu nk'urubyiruko dutewe ishema no kwibuka ababyeyi bacu, abavandimwe, inshuti. Nyarugenge turibuka, never give up, icyizere turibuka. Nimureke twibuke. Ese ko rero mukuru wacu dusigaranye, umubyeyi wacu dusigaranye, ushobora kubatwigisha ku mateka yo mu gihe cy'Imana. Ese mukuru wacu aho natubwira ko ayo mateka? Yego, kandi koko nibyo mukuru wacu. Ku ishuri buri gihe badushishikariza ko tugeze mu biruhuko tugomba kubaza abakuru bacu ku byerekeye amateka yaranze u Rwanda w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Aratubwira ku mateka yo mu gihe cy'Imana. Ceceka kumve neza. Ukabaza ikibazo nk'icyo ngicyo. Ese nuko gusanzanya amanota angahe? Ndirimbo mpanga igashaka amafaranga ngo murye mubiho neza, bambaza ibibazo biterekeranye. 94. Umva ndagiye sigaye muri ayo matiku yanyu, sigaye muri ayo matiku yanyu rwose. Nyarugenge ubwo kwibuka Abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ariko birababaje, biteye agahinda n'akababaro kuba tugifite ababyeyi, abavandimwe bameze nk'uyu. Nibyo koko mu mashuri amateka barayigisha, ariko se ababyeyi erega ni naso tuganirize, nimutwegere mwitererane, twibuke twiyubaka.
Nshuro 29 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Kwigishwa kubabarira, kwigishwa ubumwe ndetse n'ubwiyunge, kwigishwa gutanga imbabazi ndetse no kuzihabwa. Ariko mfite agahinda, mfite intimba ku mutima. Niba badashaka kutwereka aho abacu bari ngo tubashyingure mu cyubahiro. Hari abari muri gereza, hari abababariwe basuye mu miryango yabo, ariko ndabasabye, ndabinginze, mututungire agatoki tubashe gushingura abacu mu cyubahiro. Wenda nanjye najya mbasura nkabunamira, nkabona ko bari batekanye. Twibuke twiyubaka. Umva wakuru w'igihugu ntabwo mbona ko amasaha yadushize. Banguka tujya mu biganiro tudasanga ducitse kandi inkuru dukeneye mesaje zigerwa mu rwanda. Umusaza wanjye ndaje. Umva ndavuze ngo mwese muhagarara. Niko ko mbona mushoreranye nka zene mutamu mushoboshe kugwahe. Ariko mama ntabwo uzi ibihe turimo. Mama ntabwo uzi ibihe turimo. Mama turi mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mama ni ukuvuga ko utari ku mateleviziyo biri gucaho yewe n'amatangazo ari kubivuga cyane ko no muri kwese ari kubivuga kandi ego koma erega ku ishuri batwigisha yuko urubyiruko arirwo rwagize uruhare runini muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Bari nakwishyura yo kujya kwiga. Mama reka tujye mu biganiro n'ukuri kuba ku Rwanda twifuza ruzi ingengabitekerezo. Ndavuze ngo mwese amateka muyazi mute. Mama waretse tukajya mu biganiro. Amateka muyazi mute. Ndavuze ngo mwese musubire mu rugo ibiganiro ndagira gukora neza amateka. Mama ariko bari. Ndavuze ngo mwisuzume. Asoni. Ese bavandi kubera iki bamaraze ko tujya mu biganiro. Birababaje biteye agahinda N'ukuri ku ishuri bati. kubona hari ababyeyi bakumira abana kujya mu biganiro n'urubyiruko. Rimwe na rimwe ukamubwira kuri bubijyemo utanajyayo. Biratangaje kubona hari umubyeyi wicaye hano yasize umwana we mu rugo aryamye. Babyeyi, amateka naya ntawe tuzayasangira nawe. Mureke urubyiruko rwitabira ibiganiro mu gihe nk'iki ngiki. Mureke kubakumira kuko urubyiruko nirwo rwagize uruhare runini mu gusenya igihugu cyawe. Nimureke, nimudufashe runagira uruhare runini mu kubaka igihugu. Twiyubaka. We are turning 29 years remembering genocide against Tutsi in 1994. Yeah, it's our purse. Let's run our purse. This is our history. We were the one others participated in genocide against Tutsi in 1994. But here I am. Let's protect our history. I really thank RPF for my time. They were there. They were there to be having this country. They were there for the survivors. So youth, we are here to protect our country. Let's stand together and avoid those against our history. Let's stand together just to honor our body survivors. Mureke twibuke, twibuke. The way of commemoration to those who ask why. But the conclusion again, isn't it high time we move on? And to the youth, why do you remember
what you did not see. We commemorate not just for the dead, but for the message learned and the words unsaid. Well, it did not even happen in your time. Why did you commemorate? Sinibyo gusa. Nari kwishimira kumubona amaso ku yandi. Aho ko mwumva mu nkuru mwumva ikinamico. Adisi uza kumubona mukuru wawe. Dore mwana mwenyura gakiwe. Kandi awe Solange sinakubwira. Dore uruhanga rubwo rwose mubyara narakurebye ndamwibuka. Urugwiro n'urukundo byo ni ibya nyogokuru wawe. Dore umusozi wose w'Ikabare wari umuzi ntawageraga iwe ngo atahamara amasa. Yo wari kuzajya ujyayo nk'abandi muri vacancy. And then you still hear some people ask the youth why they remember. Bugiye utazi yava ntamenya yagana. Kimwe n'uko utazi yajya ntamenya ko yayobye. And to those who are still doubting Rwanda, let me break it down for you. Rwanda is beyond the shadows of genocide. Rwanda is beyond the hotel narrative of Hotel Rwanda. Rwanda's beauty is more than just a land. Their love, strength, and pride, a beauty that forever shall abide. Though the darkness of the genocide threatened to divide us, we emerged stronger, united, and above all, we refuse to fall. So Rwanda is not the genocide. Rwanda is not Hotel Rwanda. Rwanda is beyond Tutsi, Hutu, or Twa. Rwanda is a shining beacon of hope and unity. haraza gukurikira ijambo ry'umuyobozi Vice Mayor mu mujyi wa Kigali aza no kuduhamagarira no kutwakirira umushyitsi mukuru, tukaza gusoza n'indirimbo ya Bono. 94 na mbere yaho gira ngo nta wari gutekereza yuko ashobora kuhakandagiza ibirenge ndetse no kuhaca byasaga no kwigerezaho kubera urugomo rwaharangwaga. Ingabo zari za butegetsi bwatsinzwe ntabwo zashoboraga gutuma hari uhegera, noneho iyo banakurebaga bakabona ushobora kuba uri umututsi akawe kabaga kabaye. Ibyo byose turabyibuka. Mu gihe turibuka abatarahawe agaciro uyu munsi bakaba bagahawe. Turibuka abashinyaguriwe, abashizwe mu cyiciro kitari icyiciro bakwiye, bakaba barishwe urw'agashinyaguro, bakaba batarashyinguwe, imiryango itazi aho baherereye, n'amajwi menshi avuga ngo nyamuneka ibyo mwakoze mwarabikoze, ariko nibura mutere intambwe baboneke tubashyingure. Hari ababivuze bizahora binavugwa mu gihe hari imiryango itarashyingura abantu. Ibyo byose kubyibuka ni ngombwa, kuko utabyibutse n'abo bantu binangira ntibanabona ubibutsa ariko hari inshingano bafite inshingano y'ubumuntu ituma bavuga ngo ariko umuntu apfuye, yaba azize uburwayi, yaba azize jenoside, yaba azize ubwicanyi busanzwe, iyo umuntu apfuye hari igikorwa akorerwa cyo kumwubaha, cyo kumushyingura. Ukavuga ngo icyo gikorwa
ko nakoze nabi nkamwica, ariko se none nkomeze ngire n'icyo cyaha cyo kutamushyingura mu buryo bukwiye. Izo ni zimwe mu mpamvu zo kwibuka, ni ukugira ngo n'ibitarakorwa ku neza bibashe gukorwa. Ariko no kwibuka tubyumvemo umuti. Nka buriya njye ndashimira igikorwa cyo kubaka urwibutso hariya ku kagari ka Biryogo. Mu myaka 2 ishize nagize amahirwe nyobora abadepite, twaje gusura akarere ka Nyarugenge tuganira n'abaturage hamwe n'ubuyobozi bw'akarere. Wari uhagarariye Ibuka muri icyo gihe agaragaza ikibazo cyo kutagira urwibutso mu murenge wa Nyarugenge, by'umwihariko n'umuryo. Abadepite babaza ubuyobozi uravuga ngo turagifashe kandi turagikora. Ni mu nama yari yabereye hano kuri Croix-Rouge. Nagira ngo nshimire ubuyobozi kuba butaratinze no kubishyira mu bikorwa, ni ikigaragaza ubuyobozi bwiza. Nshimire ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, nshimire ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge n'ubuyobozi bwa Ibuka kuba ikibazo cyaragaragajwe kandi kigahita kibonerwa igisubizo.